umusore wacu witwa Nzungu Mugunga David. Mugunga David akaba yasohoye indirimbo imwe eshatu nyinshi cyane za live recording. Uyu muntu yarantangaje, reka tumuvugeho. Nzungu yari acuranga akunda music. Nzungu acuranga simba neza, ariko n'amanota meza aravuza neza. Nuko nyine tumuzuka kunga. Hanyuma bazanye Nyirasafari Chandre ko bitiramo na madame Nyirasafari era mu motiva abarasera intara yo kuririmba. Ibyo gucana bivaho. Ntabwo arabizi ariko bivaraje atanyara aririmba. Yewe ndabona se musaza impano wicaranye yavuye umugore si ikintu. Uwo mugore ariko abantu bafite impano zitandukanye araje adukubise live indirimbo nziza twese twirirwa turirimba mu macaci iwacu. Nzungu yahoze ducurangira yaza gusa agacuranga agataha none ubu nyine ari kuri spotlight hariya tumureba man live recording iragoye uretse kubangura nahenze basi no kuyikora abahanzi bakora ni bake ari gukora indirimbo imwe eshatu enye eshanu live uza amarepetition wakoze uzi ukuntu baba bagatigisa hanze umusaza akayipeve akarepeta mu gitondo na nijoro hanze akaza kabiririmba kandi nabwo ati wa musaza wewe urasara happy ariko arahashumika rwose n'amatara meza n'abacuranzi beza n'abaririmbyi beza, ariko indirimbo ndazumva buri munsi. Mugunga David komeza aho ngaho, wakoze cyane. Indirimbo ni fresh, indirimbo turazikurikira, indirimbo ziradufasha, ariko nawe rero ugomba kujya mu company ugaruke so dukurikira kandi live recording bayikora harimo urabizi ukuntu bivuna, ariko basore n'izindi zisanzwe kugira ngo tukomeze twumve ibihangano uhimbe byinshi n'amadame anga supporting ni wa mugero rwo dushima aducurangiye yaradufashije. Hari nyine navuze ko twabana na wa musore yakunda kuza njye narageje no kubyiga rero ibisi ariko nawe rero yagiye akata iminsi myinshi yo Mugunga akankata rimwe na rimwe nabonetse ubundi simboneka busy cyane, ariko kuba arafasha wa mujyo ni sawa. N'abandi n'abakadore kadogo rero namwe nzabazira bakobora bitekereje kera kandi murabarenga beza. Finally nakomeje kuvuga kuri Kirike, nibwo nahingiye gusorezaho Kirike. Umunsi umwe tuzakwana ikiganiro nawe, tuzababwira inkuru zirambuye. Umwanya yarabuze ariko tuzagahuza tu na I can appreciate turi hari nk'ama couples hashya, ariko tuzabikora kandi tuzababwira story n'undi twateraga kuva kera. Kwaje cyane nawe abantu bose twari tuzanye twahora nyine dukorera abandi cyangwa se turebye abandi bakora twumva bikorwa gute, unyine n'abahanzi beza n'abahanzi bari kubikora neza, n'abahanzi bafite ibihangano ahanze turi kwinjoyinga, turi kwirirwa turara tureba ku ma TV. Hari n'abandi benshi zanga ndavuga abo twabaye, zanga ndavuga abo turi kumwe, zanga ndavuga abo abonzi abo twasangira kubusa, ariko ubu nyine Imana ikagenda izamura umuntu mwandi, ikagenda umufasha mu mpano, ikagenda imushyigikira. So abasaza kuraje cyane, Imana ikomeze ibagura, Imana ikomeze ibateze imbere. N'abandi bose navuze ni benshi, mwese nzabagarukaho, ariko rero muze ntibibe ari iby'igihe gitoya, ariko murimbe n'izindi. Ariko sinasoma navuze ati basi muzahangana murimbe n'akarembo kamwe k'Umurenge cyangwa se ka motiva katwibutsa ese ni ibiki wabonye ruguru
wowe n'ibikuzi n'ibiki wibuka kuri umuhanzi mwiza twemera, kuri umuhanzi mwiza wakoze, kuri umuhanzi mwiza turi gushima, ni iki wakoze, ni izihe ndoto, ni iyihe vision, ni ibihe bitekerezo, ni ibihe twebwe urubyiruko ruri mu minembwe, ruri ku ndondo, ruri mu bibogobogo, ruri mu bijombo ruzakwibukiraho. Niyo motivasiyo. Ndabizi imisanzu murayitanga, ndabizi mukora ibikorwa byinshi bitandukanye, ariko nk'umuhanzi ijwi ryawe ni irihe? Ariko nk'umuhanzi gusenga, ndabizi musengera igihugu, musengera bene wanyu, musengera ubumwe, musengera urukundo, musengera amahoro. Ariko se nk'uri umuhanzi, ni ikihe gihangano uri gutekereza kutugenera kugira ngo basi nushaka uzaririmbe ngo ndakanje agatimbo mu gitondo na nimugoroba kayirisha iki, basi tuzakibuka iyo gatimbo nawe nitereme, tuzavuga ati gatimbo ni iki, ni Kawunga yaririmbye. So nubwo nshimira, ariko ndamugaruka nkavuga ati mu nzozi zawe ni iki uri kudutegurira kugira ngo izadufashe kuguma kukwibuka, ariko cyane unamotiva abana bari hariya ku Kirindi. My friend, ndabakunda cyane, Imana ibamugishe mwakoze. Ufite umwana hafi tugingo humangena undi muhanzi uzakomerezaho Imana n'impuhwe bavuga ati numvise mugenzi wanjye ashima anyibutse imbaraga zawe kandi nanyibiti cyo cifuzo oya sinatamana mbasa kuko imbaraga ziyayagira ishakashaka hanyuma amazi niko umutima wanjye ukwifuza oya sinatamana mbasa we sinakurekura namenye kuri Semisha Imana imuri bihe erega sinakurekura we namenye kuri Semisha Imana imuri bihe erega sinakurekura namenye kuri Semisha Imana imuri bihe sinakurekura mana we.